rero ngo umukobwa we yigize umugabo. Ndabaga Umukobwa wahaye umukunzi w'amafaranga yiyahuye. ndi wiyahuye. Umukobwa yarayamuhaye ari imwe yahaye umuhungu amafaranga araniyahura. Gutese Ngo byaje umukobwa we ngo yari afite 27 ngo yitwa Mushimiyimana Florine. kuri 27. Aho yari asanzwe ataha iwabo. Uwo mukobwa yari asanzwe akora ubucuruzi buciriritse. Yari yemeye ariko 400 ngo akimara kuyatamira. Ngo moto akimara kuyizana tangira mu mashashi. Tarya kwitwa Niko. uruwahi. Harya iwanyu muri yakangaye ku munsi. Twari dusanzwe tuziranye. Turaziranye. Umukobwa yatashye iwabo avuye mu bucuruzi bwe buciriritse, maze yishyuza umusore kuri telefone. Ati wampaye yanjye basi ko twasuzanye. Ibyo kumwishyuza umusore ntiyabyumva. Basi ko wanyanze ukagenda nk'inyangamugayo. Nk'umugabo amafaranga yanjye ukareka kuyaherana. Umusore ati twese Twoya gusuza kuri Kederedits official Icumbi cyabiri. Amahoro y'Imana, imigisha, urukundo, ubumwe, ubudahemuka, ubunyangamugayo, gukunda igihugu bikubeho. Buriya ngo wakunze igihugu ibintu biba byarangiye. None wakunze mu rugo. Iyo wakunze igihugu bana kutukunza abagituye. Igihugu n'abanyagihugu, igihugu n'abagituye. Nuko rero twari tumenyereye buriya ngo hari ukuntu umuhungu yaga yifata agafata amafaranga agataka umukobwa. Twari tumenyereye. Yavuye hose. Nabwo turacyana bimenyereye ziracyariho. Gahunda ni yayindi. Ariko hari umuntu je nabwiye ngo ubuzima bw'umukobwa urumva 80% ni ugusabiriza. Aramakanya icyo kintu wo byumva ute? Ubuzima bw'umukobwa 80% atunzwe no gusaba. Igitsina gore majority yabo nini ko bimeze. Kuko buri uzasanga uri umugabo ufite umugore. Si bose bro. Hari abakobwa bameze neza. Niyo yaba ameze neza ate mukundana ntiyabura kugusaba. Azi ko anakurusha amafaranga. Niyo naca yabo rero. Niyo naca yabo bro. Gusaba. Ese nugusaba bijya gusaba. Nugusaba wampaye. None se reka mubwire niba erega buriya hari ukuntu abantu basigaye bakoresha imvugo urumva zitagaragaza ko asabye, ariko wowe muri wowe ukumva ko agusabye. None se nk'iyo uvuganye n'umukobwa mukundana ukumva aravuga ngo sha ngo igisoko cyashaje ngo kandi nta mafaranga mfite yo kwisukisha. Kandi ubizi kahembwa. No oya wenda ko dukora uko ahema. Afite nako kazi we. Nako kazaragafite. Ariko kubwiye ngo sha ngo igisoko cyashaje ngo kandi ngo nta mafaranga mfite yo kwisukisha. Ngo ibisoko byansasiyeho. Abashatse gukubwira ngo iki? Ntago bagusabye ngo kubwire ngo wamaye amafaranga yo kwisukisha. Gusa nge numva yuko ari n'inshingano z'umugabo. Umugabo agomba buriya ngo umugabo inshingano z'umugabo ngo ntugutuma umugore we ahora ashayininze, anyuzwe, asa neza. Kuko buriya ngo uyu mugore atanyuzwe abahungu hanze baramwotokora kikakurenga. Hano rero ngo umukobwa we yigize umugabo. Ndabaga Umukobwa wahaye umukunzi w'amafaranga yiyahuye. Ndi wiyahuye. Umukobwa
yarayamuhaye ari yahaye umuhungu amafaranga araniyahura. gute se? Ngo byagenze gute? Umukobwa wo mu karere ka Nyanza. Aha. Hahandi. None tujya no mu mirenge urasanga ni hahandi. Nyanza birakekwa ko yahaye umusore akora akazi k'ubumotari, gutwara moto ibintu n'abantu, amafaranga 400,000. Umukobwa arayarekura. Bikaba byamunaniye kwiyakira, ahita yiyahura. Yita umugozi, babyita kwita umugozi. Yayamuhaye ku bushake. Umva ariko byakira biranga. Ibyo byabaye mu mudugudu wa Kabona, mu kagari ka Rwesero. Aka kagari n'akabanya Rwesero, umurenge wa Busasamana. Hahandi neza. Uyu murenge wa Busasamana Nyanza tuzagire tujye kubaramutsa. Cyane umurenge wa Busasamana. Cyane. Busasamana siko tubanira gukora nk'inkuru 8 za Busasamana. Tujye kureba ni mu banyabihugu. Muri Busasamana babaho bote. Ariko hari ahantu bafite ibanga byanga bikunda kukiriho tubaza umutuzo. Busasamana mu karere ka Nyanza. Urumva ngo batuye muri aha gace batubwiye ko umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 27. Buriya ngo umukobwa ngo mugera muri 18. Wewe nk'umujene ukabona ari kugusiga cyane, ukabona urakana, ukabona yagiye. Ariko ngo yageze muri 25 mwese mukiri kumwe atarabona umugabo, yiguhita uvuga ati ahita none uhita utangira kumwavansa, atangira gukecuru. Buriya ngo umuhangayiko utuma umuntu asaza, kwishyiraho stress. Ibyo wa musaza yavugaga se. Buriya hari abantu mu cyaro ubu usanga afite stress, ugasanga ameze nk'umusaza wa 90 kandi afite imyaka 50. Akiri umwana kubera stress. Mbona natwe tugiye kujya dusazira kuri 30 kubera stress. Inzu, kurya, ishuri. Noneho abana yiwe warabyaye. Kera umwana ajya kumukubita ikijumba akajya ku ishuri cyane. Urumva yagaruka agasanga biracyana hari, cyangwa bakarya ibihari. Igihengo cyarangira bakaka 1000 cy'ibikopi n'ijana rya birote. Ubwo nangaye si ikijana. Bavuga washoye menshi ugashora no kumudukayi wenda. No kudukayi agakayi kamusana wakatagamo. System yari sawa ntabwo biga. None ubu umwana wa make kujya ku ishuri bisigaye ni katuvuge wenda 100. Oya hari n'abari munsi yaho. Oya cyane. Gusa 100 uvuze ni nkaho ari mu kigereranya. Kadufata ikigereranyo. Urumva iryo jana Randi Road nawe ukwezi kurashira akeneye amafaranga cyane, ariko nibwo buzima. Urumva kurya wa mwana nazajya ku ishuri ngo aze ntari. Iyo mihangayiko rero nigiye gutuma abantu basaza kandi ntizaseka itazavaho. None uyu mukobwa ngo arafite 27 mwitwa Mushimiyimana Florine kuri 27. Aho yari asanzwe atahi iwabo. Uwo mukobwa yari asanzwe akora ubucuruzi buciriritse, bivuga ko nyine buciriritse, butike. Bivugwa ko yakundanye n'umusore w'umumotari ku buryo bari mu nzira yo kubana. Urumva bashabika bininga bakavuga bati zanaya nanjye nzanaya duteranye kuko niko bisigaye bimeze. Nyine uhuza n'umuntu muri bugire icyo muzageraho. Vuga ati ejo tuzatugikuza. Amakuru avuga ko uwo musore yagaragarizaga uwo mukunzi we ko moto akoresha ariyo aba yatijwe. Nyamukobwa ataju yaje kumuha 400 ngo yongereho agure moto, kuko n'ubundi biteguraga kubana. Bavuga ati iyi moto agiye kugura iramufasha kwitegura ubukwe kandi izadutunga n'abana ntibazaburara moto ihari. Umukobwa yari yabaze neza cyane
umukobwa akimara gutanga amafaranga moto iragurwa. Umusore yatangiye kumwereka ko atakimushaka. Ndabyumva. Umusore atangira kujya amuhamagara rimwe mu cyumweru. Birahinduka, situation irahinduka. Ukuntu bavuganaga buriya hari ukuntu abasore bamwe na bamwe akundana n'umukobwa hari ikintu amushakaho. Iyo iki kintu umanije kukibona cyane mbere yuko akibona, impamvu relationship ziba zibifite mbere yuko akibona intego, mbere yuko akibona bari buri munsi aro komera cyane buri gitondo waramutse ngo baratitiriza saa sita wariye nijoro ijoro ryiza turatitiriza usiko umusore ufiteho gahunda uziko kwandikira message akanaguhamagara, akwandikira igitondo cyiza akanaguhamagara kubaza uko bimeze, kandi anakwandikiye message wanamusubije ati ibaza umuntu wo kwandikira ati igitondo cyiza umeze ute, waramutse ute, kuri message uti igitondo cyiza naramutse neza. Amatari gutereta no stop, urumva nijya atwara karimo hano ari kumuganiriza arangije ukabona nawe aramusubije ariko kuhita yongera nawe akanahamagara. Buriya ngo umuntu yanditse utumvise ijwi ngo ntabwo wamenya ko ari ukuri kwa nyako. Buriya ngo iyo wumvishije ijwi ngo nibwo wumva ko ari ukuri. Umuhungu we yamwitayeho byanyanja, yamwitayeho amukubita akaya za mama yake na mama nuko yari yemeye ariko 400 ngo akimara kuyatamira ngo moto akimara kuyizana mu mashashi yagiye kwitwa niko uruwahi hari iwanyu muri kangahe ku munsi? Twari dusanzwe turaziranye ariko mu busanzwe witwa nuko ngo umukobwa akimara gutanga ayo mafaranga moto yaraguzwe. Mwumva umusore atangira kugenda mwihunza, urumva birangira yishakiye undi ndetse n'ayo mafaranga ntiyayamusubiza. Yishakiye undi girlfriend, yita yishakira kandi karema. Buriya nakuno urumva nakuno ibintu by'iminsi ukuntu bisigaye bimeze, usigaye ushaka umuntu gutambutsa step urimo kugira ngo ugere kuri step y'imbere. Nubuga ndabyemera gusa nanone birafasha. Ntacyo bifasha umukasiro man. Nuko ngo yise yishakira kandi karema kuko amafaranga yari yamaze kuyabona nose bari onda baramujugunya. Urumva twavuganire n'uyu mukobwa nk'abasutsi, urumva agira ati urumva twamenye ko ku itariki ya mbere Ukuboza ejo bundi umukobwa yatashye iwabo avuye mu bucuruzi bwe buciriritse maze yishyuza umusore kuri telefone. Ati wampaye yanjye basi ko twasoza. Ibyo kumwishyuza umusore ntiyabyumva. Basi ko wanyanze ukagenda nk'inyangamugayo nk'umugabo amafaranga yanjye ukareka kuyaherana. Umusore ati twese muri rambabaje. Nuko nk'umukobwa usanzwe acuruzanya na nyina ngo yari yamutangiye amafaranga 1000 mu itsinda mu kimina. Yatangiye na nyina, urumva naye yamwishyuje nyina ntiyayamuha. Areje aravuga ati iby'iyisi rero ntabwo nzabishobora, nakaga ngaho wo hanze aranyambuye, ngaho mu rugo aranyambuye, ibi bintu ndabigirana. Urumva ariko ubwo byamubanye ikibazo kuko byamubayeho bikurikiranye. Sibyo se uwo mujinya agahinda kumwe kari katarashira kumumubwiye ati we uranyishyuza iki? Wabaza n'undi ati noneho hari yabaza n'undi nawe ari duke we yabo menshi aramuhejeje n'uwamake arashaka kumuheza. Kubyakira ati biranze ibi bintu ntabwo nabibasha. Niko kuvuga ati nyina avuga ko nyina ngo atamukunda, ngo yahise ashaka ikinini cy'imbeba. Icyo yakoresheje sumu yapanye ndayireba kinanuka. Yahise akoresha sumu yapanye aravuga ati n'ubundi nta wunkunze yaba mama yaba nde. Ubwo muri isi nta kimariye. Isi nta kimariye.
ngo se umubyara niwe wabanje kubona ko umukobwa we yiyahuye, yihutira kumenyesha nyina amubwira ko amafaranga yariwe n'umumotari atumye yiyambura ubuzima. Ngo bahamagaye moto imujyana ku bitaro bya Nyanza. Kubw'amahirwe hagera atarapfa, abaganga bari kumwitaho. Ubu ntarapfa? Yabayeho? Nukuri hari n'abakecuru nibo bavuze ngo amakuru ngo avuga ko ngo umusore kutemera kubana n'uwo mukobwa ngo yaravuze ngo njyewe Kasha Makokero ntabwo nakundana n'umukobwa wabyaye. Kasha Makokero wahe? Njyewe n'ubukaka bwanjye n'ubushongore ntabwo nakundana n'umukobwa wabyaye. Ibyo bintu kandi hari abakobwa bagira bahangayikira muri ibi bintu byo kubyarira mu rugo cyane. Si ukubihangayikiramo ahubwo oya ni no kubihangayikiramo, kuko siko bose bigiye akasha ntawe utababara kuba ari umukobwa ukabyara kandi ukabyarira iwanyu cyangwa bikunda hari ahantu bitera akantu kuba bari nyine ntabwo bwabura buri seriye buba burimo buriya. Abakobwa baragowe mu ruhande rumwe nk'uwo w'Inyanza Busasamana yahuye n'umugabo w'imbwa. Ngiye kuba nk'aho umukobwa uri kubatuka. Umugabo w'imbwa? Nuse tuvugisha ukuri, umugabo yakoze ibiki? Nako si umugabo, uwo musore yakoze ibiki? Yakoze ubugabo? Vugisha ukuri nawe. Mvugishije ukuri. Ukuri kwande? Kwanjye. Uwo musore yakoze. Uyu musore ntabwo yakoze amakosa. Nta makosa yakoze. Ibintu yakoze byari byo. Gute? Buriya ngo iyo uvuye kuri level ukazamuka ku yindi level, urumva usanga hari abantu bo kuri iyo level ugezeho bagutegereje. Urumva? Ndabyumva. We yakodeshaga moto. Urwego rwe aguze indi. Urumva? Rwari urw'umukobwa uciriritse. Mva mubwira ikintu kimwe rero. Mu gutera intambwe kwawe uko ariko kose ntugatera intambwe uhemuka. Ikintu kibabaje n'ukuntu yanze wamutereje uwamugereje kuri iyo level. Ubwo n'ubugabo ki si no kumwanga nta nubwo yamwishyuye n'umwambuzi. Yaranamwambuye sha n'umwambuzi ngo we ufatanyije umuntu n'ikintu muravuze. Ntabwo yamwambuye ariko yaramwambuye. Nese yigeze amubwira ngo ndakugurije. Ariko sikamubaza ikibazo. Nuhe mwana uzi yuko 200 nari amafaranga yo kugenda ugafata. Kuguriza no gutanga ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibintu yamukoze se. Mbundi hari akantu nakunze ejo muri umuntu wavuze ati mu gihe tutaramaneka ukuboko ku idarapo. Mva mubwire rero. Urumwe nanjye ndumwe. Yego. Urumva? Mugira inama. Nushaka uzajya unyuraho ukeye. Ntugahemuke. Nose yakoze neza tuvuge ubwo yakoze neza. Umuhungu nawe ntago amafaranga arayabona. Ntago arayabona. Kuba ataranayabona kuba umuntu wamushyize mu murongo umubwira uti gendishiri buri gitondo aramuhamagara. Yaranabizi ko afite umwana. Ntabyo arazi. Yarabizi. N'abagabo bangaye barongora abagore bafite abana sibahari. Bakabana man. Ariko buriya ngo gushaka umukobwa ufite umwana. Urumva? Buriya ngo isaha ni umugabo ni ikindi ba. Isaha ni isaha. Ngo yese wa mwana aje karakubitwa. Eka hari n'ijyaba yarapfuye. Aho yarapfuye aho nabyumva ariko ahari tuba tumufite turi babiri. Burango bo yaciye ngo yaciye ngo nta rwango ruhaba kandi buri umuhuza w'abantu babiri. Oya icyo ndi kumva waruzi ko ushobora gushwana uko washwana n'umugore mutarabyarana ntabwo ari ko mushwana mwarabyaranye. Hagati haba harimo umuhuza. Uwo mwana rero abahuza gusa utibagiwe nuko hari abatababaho sibahari batababona gute. Nyina akaba nk'uko uri kuvuga wenda ngo abantu ntibashwana ari bakuru barahari bashwana burundu bagashwana baranabyaye. Oya kuba bahari byo barahari. Uzagende ujye mu rukiko wumve divorce nibwo uzabyemera. Urukiko ko biri gucicikana.
gusa nta bugabo burimo kwambura, nta bugabo burimo no bwo gukina n'ubuzima bw'umuntu, gusa umukobwa yapfa. Kadushimira abantu bari i Nyanza, bari i Nyanza gusama ni mu Dutendo, na wa musirikare yaburanye, wa musirikare warashe abantu batanu, ase we yatewe n'ibiki, baramututse ngo baramwendereza, arangije ahitamo kurasa, arangije aragenda arayizana yayakokinze kubera gutukwa. Ngahibase muze gugutuka biguhindura y'icyuma, kazi gutuka umuntu wanyweye icupa, icyo cya kibazo icupa ritumusinda nyine riragutwara. Abantu bashatse bareka inzoga. Kadushimira abantu, dushimira we muntu wadukurikiye aho uri hose, Nyagasani aguhezagire mu rurimi rw'abavandimwe bo kwa Neva. Hano hirya ni abavandimwe kandi kwa Neva baranipire, mushobora guhura akaguha ukamusaba ibiryo bigakunda, utarize utaragize iki mwakominikana mukumvikana, si ngombwa iki. Kirundi n'ikinyarwanda ni ibintu bimwe. Abavandimwe bo kwa Neva tubasuhuze cyane. Ase kutajya usuhuza bo hakurya Uganda ku musaza Museveni, uranabo n'abavandimwe. Hari umusaza Museveni, buriya umusaza Museveni sharing ibintu buriya abantu bashatse gukora imyigaragambyo urubyiruko, ati ngayemuka iri bugere mu muhanda, abantu bagira ngo ni imbibeshyo, nta mikino agira. Abambere bagezemo bakubiswe biti, abakabiri banze gusubirayo. Nase wabujyayo uzi kuri bujye mu kanapa. Kandi muri Kenya byaradururumbye, biradururumba, abantu barikingirana. Umugabo rega yari mushya urawawe. Dushimire kwa Yoweri Kaguta.